Indirimbo ya Maji ni indirimbo yanjemo nyitekereza mu bihe byo kubohora igihugu, mu bihe byo guhagarika Jenoside, kuko muri icyo gihe nari mu ngabo 600 twari hano mu mujyi wa Kigali, twari senite. Inganzi nzamo nubwo hari mu mirwano, ariko inganzo burya isindisha kurusha umusabe inkangaza, nta uko byaba biri kose mu bihe byose waba urimo. Tubasuhuze inshuti bakunzi ba IGIRE TV, ari nako kandi tubaha ikaze kuri iyi video nshyashya. Nitwa Theoneste Zigama, tugiye gutangirana tuganira n'umuntu umaze igihe mu muziki, wanakoze igisirikare, aratubwira muri rusange uwo ari we kugira ngo muze kumumenya. Ndakwibutsa gukora subscribe, hanyuma nkakwibutsa no gukora share kugira ngo iyi video ikugereho kandi igere no ku bandi batandukanye mu nshuti zawe. Reka tumwakire hanyuma tumuhe ikaze ayibwire abakurikiye IGIRE TV. Nitwa Nkurunziza Pierre Damien, ndi muri pension, nakoze umurimo nakoze cyane n'uwa gisirikare, ko nakoze imyaka igeze mu myaka 25 kugeza igihe mbaye nditayaringiye 1992 kugera muri 2017. Mfite imyaka 51, ndubatse, ndabyaye, mfite umugore umwe n'abana twabyaranye. Nkaba rero ndi umunyarwanda, mbarizwa mu ntara y'Uburasirazuba, mu Bugesera, mu karere ka Bugesera. Rero kwitirira kuba hari andi mazina nitwa nk'izina rigaragara ku ndirimbo ya Maji ni indirimbo yanjemo nyitekereza mu bihe byo kubohora igihugu, mu bihe byo guhagarika Jenoside, kuko muri icyo gihe nari mu ngabo 600 twari hano mu mujyi wa Kigali, twari senite. Muri 1994 nibwo nayitekerejeho, twageze muri 1993 mu kwezi kwa 12 matariki 28 z'ukwa 12. 28 z'ukwa 12 nibwo twageze. Icyo gihe rero urugamba tugeze igihe dusabwa nyine kubohora igihugu, inganzi nzamo nubwo hari mu mirwano, ariko inganzo burya isindisha kurusha umusabe inkangaza, nta uko byaba biri kose mu bihe byose waba urimo, keretse atari inganzo inganzo iragutegeka. Ubwo rero byatumye indirimbo nyikora, nyitekerezaho nako icyo gihe kuyikora sinayikoreyeho. Nyitekereza yitwa Ibirari by'inshuro isoza urugamba. Nubwo nayiririmbye nk'uko umunyarwanda wese ashobora kuririmba, jya wumva iyo baririmba inkotanyi cyane, ashobora kuririmba mu muheto, ashobora kuririmba mu nkota, ashobora bijyanye n'ubutwari, nuko uwo mwanya uko ari mu mwuka w'igikorwa arimo. Nguko rero aho izina rya Maji rituruka kuri jewe. Iyi ndirimbo Maji ndabizi abantu benshi barayikurikiye, ariko se nyuma yuko bayumvishe kugeza n'ubu ubona ibamariye iki muri societe? Maji ni indirimbo ifite akamaro mu buryo navuga nka butatu. Icya mbere, mu buryo bwa mbere, burya intwaro ntabwo ari umuheto gusa cyangwa inkota cyangwa imbunda. Umutima niwo ntwaro ikomeye ya mbere, ariko akaba indi ntwaro ya kabiri ya morali. Morali rero, ibyishimo by'ingabo bigaragara mu bihe bibi no mu byiza, aho niho ubwuzu bw'ingabo buboneka. Rero ni indi ntwaro ya kabiri. Ariko noneho ikindi, icyo ni mu gice cya mbere. Igice cya kabiri, amateka agaragara mu buryo bunyuranye.
hari amateka y'ibyo ushobora gusanga biri mu gitabo cyanditswe n'akana kahariye muri library. Hari n'amateka icyo ushobora gusanga kiri hariya, wenda hari isuka yanaguwe ku bwa Rwabugiri, uyu munsi umwana wa none akaba atazi kunagura icyo ari cyo, yarora yasuka. Abariho muri uyu munsi bakuru bavuga bati isuka iki gihe cyo kunagura cyari iki n'iki, kuko uyu munsi nta unagura, amasuka araza avuye mu nganda. Icyo nacyo ni ikindi, ni urundi rugero rw'amateka. Ariko noneho hari n'amateka nsegaramvugo dusanga mu ndirimbo nk'izi, ayo n'andi mateka y'urugamba kandi igihe cyagikwiriye. Kuba rero icyo bimariye abanyarwanda, afite akamaro mu buryo bwaba ubw'umusirikare uri mu rugamba, uri mu nshingano z'akazi uwo mwanya. Ni indirimbo itamuca intege, ni indirimbo yamwubaka, ni indirimbo yagendamo neza kandi yumva ari uwo ari we. Icya kabiri, yaba kuko byose bibaho, byaba utakiri mu rugamba, yaba yararumugariyeho, yaba yaratashye nk'uko turi, yaba no kuretse no gutaha, burya ntari umusirikari gutaha sinabyibandaho, kuko burya ubundi umusirikari arinda asaza ari we. Muri ibyo bika byose ayo mateka aramwibutsa. Iby'akarusho noneho rero, burya dushobora kuba twebwe uri mu murimo uyu munsi, ariko hari abakunda uwo murimo bari inyuma yawe, mutabasha kuvugana uwo munsi umwe, ijwi rikazenguruka isi yose, abakunzi bawe ukababona, mwebwe murayibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko noneho hari ibitabo ibyo ngibyo, noneho akakugeraho akemera akavuga ati byange byemere nanjye nzabawe, nzakora nk'uriya. Ibyo ni ibintu navuga ko ari akamaro, ari ubutumwa bwiza kandi bwageze ku gihugu. Nyuma yo kwikora, hari abantu bigeze bakuganiriza uburyo yabashimishije, cyangwa se n'ibyo wagiye ubona bakakubwira bati indirimbo yatugezeho idukora ku mutima? Benshi cyane urubyiruko, hari ibigo by'amashuri, hari ibimpamagara, ibintumira, gende dutaramane nabyo. Mu ngando usanga nta kindi bansaba iyo ndirimbo. Yewe saho gusa, hari naho nigeze kujya inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, mpageze umunyamahanga arandeba, aravuga ati, ariko arareba ati ntabwo uri uyu, yabuze ururimi tuvuganamo, ariko azana ekara ashyira kuri ekara, ati ntabwo uri uyu. Mbona ni ishema ry'u Rwanda, kuko yarantandukanije n'abandi, ati byange byemere kandi uri umunyarwanda. Hanyuma ndumva ari ibikorwa byinshi wagiye kora. Ubu usibye kuba wenda iyo ndirimbo, hari izindi wahimbye zingana gute, umubare wazo? Mfite indirimbo zirenze 10, zigeze kuri 11 mu gihe cyo kubohora igihugu. Mu gihe cyo kubohora igihugu mfitemo nk'indirimbo gutangira muri 93, saba nitwa intwazarugamba. Iyo natangiranye nayo mu kuzamuka, nza tuza mu ngabo 600 kuva ku Murindi. Uzabona hari yitwa ni nyinshi, hari intwazarugamba, hari magi, hari imvano y'imihigo, hari ntagishyika, hari ubutwari, hari igitego cy'urugero, hari ijuru ry'abahanga, hari indakaza abahizi, hari amajyambere nimero ya mbere, hari amajyambere nimero ya kabiri. Hari indirimbo ni nyinshi, sinazirondora muri aka kanya ngo ni nyinshi birumvikana. Sibyo kuririmba, ibindi ukora ni ibiki bijyanye n'imyidagaduro? Imyidagaduro isanzwe, ndi umusiporutife nk'abandi. Yuko ushobora no guconga roho ku myaka yanjye, ntabwo nabura kugaconga. Uhuye mukino? Ubundi mukino wanjye mu buzima nkunda ibintu bitatu.
imikino yose yo kubwo umuntu ashobora kuba yiyumva yoroshye nta mukino ntakina bijyanye n'urwego rwanjye ariko bikaba atari yo specialize yanjye ataba ari yo specialite yanjye ahubwo mu buzima bwanjye nkunda mu bintu nkunda abana ngakunda inka ngakunda intore kuririmba rero byo bikanshimisha kurusha ibindi biragushimisha kurusha ibindi ubundi se wenda muri rusange aho igihe umaze uririmba wakoze ibikorwa bitandukanye bikumariye iki wenda ibyo byakugejejeho ubu ngubu ni nk'ibihe icya mbere nta mutungo uruta abantu mfite ni benshi ku bw'inganzo yanjye mfite abantu benshi kuba abanzi ntawe ndagenda mu nzira ngo ndenge metero 5 ntarabona umuntu nzi muri make icya mbere inganzo yanjye yampaye abantu icya kabiri mu kamaro kayo ibindi mo mbivuga burya hari ubutumwa ushobora gutanga ukavuga uti ubutumwa buraziguye se ndibona uko mbutanga ariko ukabutanga muri ya mpano yawe iyo ubona n'undi mumaro kuko burya bivuze kikuri ku mutima uraruhuka neza ntabwo nk'urugero nk'indirimbo igitego cy'urugero yitwa igitego cy'urugero nayitekereje perezida wacu yari mu nama hanze mu bihe bashakaga ingabo zizajya muri Sudani mu gihe abandi bagitinya baravuga ati genda banzayo bitanegura iyo ndirimbo ivuga ngo igitego cy'urugero kuko u Rwanda rutanze igitego cy'urugero nta n'uyu munsi ndahamya ko ntirurahinyuka ni na mpamvu Rofure yavuga ngo gahorana intangamuganzanye ubwo urumva muri wowe hari kugira ishyaka muri wowe ariko ibyo rero kugira ngo biguheremo ibyo nabyo si umumaro ibyo nabyo ni umumaro muri jewe ubukungu se n'amafaranga hari icyo bikumariye byo birakimariye kuko mbere na mbere nigisha abana banjye birantunze ntacyo rero navuga ko impano yanjye mu rwego nabashije kuyigendamo nubwo itarajya ku rwego ruhanitse cyane ariko kandi runahanitse ubona ko byaba ni ngombwa gukosora ahantu hatoya kubera ubukungu bw'abantu wenda niba nshobora gushaka kumva mu gitondo numva naranye inganzo niyi nkumva kugira ngo nzajye muri studio uwo mwanya biransaba kubitegura nzajye igihe iki niki ariko nyine biri muri rwa rwego rw'abantu afite studio ye hariya ikije agahita yinjira muri studio ibihangano byaba byinshi ku bwinshi ariko ku by'ubukungu wavugaga ntacyo mbiburanye keretse kwifuza dukomeze tuganire urubyiruko ubu ngubu rushaka kuririmba cyangwa se no kuririmba muri rusange rwabo rwa gisirikare n'urusanzwe ni inama cyo bagira inama nababwira natanga inama mu buryo bubiri twavuze ku banyeshuri n'abandi bari mu zindi nshingano icya mbere ni ukubanza kubahiriza inshingano z'imbere y'inganzo yawe noneho icya kabiri waba ugize amahirwe yo kujya mu nganzo yawe ukayinjiramo nyirizina nta birantega icyo natangaho inama nakongera gutangaho inama icya mbere ni ugukunda umurimo wawe gukunda inganzo yawe niba ari inganzo niba ari gukunda umurimo wawe icya kabiri ni ukuwukorera igihe icya gatatu ni ukuwigiramo disipurine ibyo wakora byose byiza disipurine ibuzemo birapfa inyungu ya mbere rero disipurine irabiruta byose mu myaka umaze wabaye umuhanzi wabaye umusirikare n'ibindi bikorwa bitandukanye
isomo wabonye mu buzima ryatumye utera imbere muri wowe? Isomo rya mbere ni ukugendana n'igihe. Niba ugushatse akakubona ku gihe akwifuzaho. Icya kabiri ni ukuba mu byo ukora ushobora guhora uharanira ko niba wari ufite indirimbo imwe ejo ukagira 3 ukagenda ukora ugira iterambere mu byo ukora. Ariko muri byose ibanga rikomeye ni ukunoganya gahunda nzima n'abakunzi bawe, n'abagukunda, n'abagukeneye, kandi abantu bose imbere yawe bakaba bareshya. Giye niryo banga. Harya batubwiye ko ubuhanzi bwawe wabutangiye ryari, bwakujemo ryari? Inganzo yanjye ni ya kera. Ndumva niga ndi muri primaire, nigeze nkora indirimbo y'ikigo. Ikigo ku banyeshuri nena indirimbo ndayibukaho, ariko nza sinyibuka yose, ariko ndayibuka indirimbo numva nakoze icyo gihe. Yavugaga ngo yemwe bana bari hano kwiga nicyo cyatuzanye, ejo mutazabyicuza kandi u Rwanda rutwifuza. Gusiba no gukerererwa nizo ngeso mbi z'umwana, kandi abataziringiye igihe kiba gitakaye. Nanakomezaga n'ibindi bitera, ariko urumva ko nari mfite message mpa urungano rwanjye muri za 84. Ndumva ari mu mwaka wa 5 wa 4. Nari mu wa 4 primaire. Hano wiyunjira mu buhanzi byari ryari uvuga ngo ngiye kubikora by'umwuga? Nta nubwo navuga ko nabikoze by'umwuga, kuko nabwo nari mbibangikanije n'indi mirimo. Ahubwo ubu nibwo navuga ngo ngiye kubyinjiramo by'umwuga. Kubera cyari bwo bivuga? Kuko mfite igihe nahaweho cyo kuba nagira gutekereza ibiri nyuma z'izindi nshingano n'abaganshinzwe. Ubu rero numva nanoze inganzo neza, nta kwaguka mu zindi nganzo, kuko inganzo mfite ni ngari. Ni ngari gute? Usibye kuririmba ukora ibindi bihe by'ibihanga? Iyo mvuze ngo inganzo ni ngari, ushobora kubona umusizi agize mu mivugo runaka. Cyambere wabonye inganzo mu ndirimbo, zira ndirimbo wumvise ziri hariya, ntabwo zose ari ukuvuga ko ari iz'ingabo. Hari indirimbo zigaragaza ibikorwa by'igihugu, kw'amajyambere azamuka, aho bikomoka. Ibyo ntabwo ari iby'urugamba gusa. Mfite indirimbo z'ingabo, mfite iz'iterambere rusange, mfite n'iz'urukundo zirahari, n'iz'Imana zirahari. Mfite amazina y'inka, mfite ibyivugo bihurutuye birenze ibyo bita ibyivugo bihurutuye cyangwa imyato miremire birenze 8. Mfite iby'iningwa zirenze 12. Ibyo byose ni inganzo umuntu ashobora gushyira hamwe ikabonera, kuko inyuma hari n'abana bayikeneye. Intego yawe ufite ariyo kuzagerayo? Intego mfite ni yuko ibyo mfite mbashije kubishyira mu murongo neza. Intego mfite niyo kubyigisha, kuko hari abato babishaka. Ababishaka rero ni ugushaka uburyo babibona, haba mu buryo bw'ikoranabuhanga, haba mu buryo bwaho umuntu ashobora kwigishiriza. Ibyo byose ndaharanira kuba nabigeraho mu gihe kitari kirekire, ndetse ku buryo numva natangirana n'uyu mwaka wa 2020. Umuziki w'u Rwanda ubona gute? Ubona ukeneye iki kugira ngo utere imbere? Niki cyakagombye kunozwa? Umuziki w'u Rwanda ndetse urimo uratera imbere. Mpamvu mvuga ko utera imbere, muri abana bose baririmba baruta ubwinshi, siko bize umuziki, n'abafite impano. Muri za mpano rero bagiye bafite zinyuranye, iyo ukurikiye uko baziririmba, ugafata ukarora ikinyejana turimo, ukarora ibihe twavuyemo,
ugasanga wa mwana n'ibyo aririmba n'ibyo yihinzemo wanakurikira rimwe na rimwe ugakurikira urukurikirane rw'amagambo n'ubutumwa atanga, wenda ugasanga bumwe bugoretseho, ariko jyewe mbireba mbona bishima kuko aba yakoresheje imbaraga ze kandi ntaho byigirwa hari tuvuga ngo bari byigira hanaha. Ubwo bushakashatsi bwe rero ahubwo nk'uwo nguwo aba ari wo kugororwa muri ubu buryo buno. Kuba rero ntaho turabona byigirwa bitari kuvuga ngo ushobora kuvuga ku Nyundo bari umuziki bari ibintu, ariko bose siko bajyayo. Birakwiriye ko haba hagari haba henshi, abatari mu rwego rw'amashuri bakagira izindi nzego z'ibitaramo bahuriramo mu kunoza inganzo ndetse no kumenya ibiri inyuma. Ariko noneho ku rwego mpuzamahanga rw'umuziki, ku muziki wacu 90% wakoze indirimbo sibigirira umumaro. Urayikora wayigeza kuri radio bugacya abayidownloadinga abazitanga mu bariya batanga amakasete ndetse banayatesheje agaciro, usanga ikintu kitari ku gaciro kacu. Ibyo byose ni imbogamizi bituma rero mu iterambere ryo gutunga umuntu mu rwego ruhambaye ntabwo turabigeraho neza, kuko uretse ko amategeko yabiteganije, hari amategeko agenga iby'umutungo bwite, ibyo byose kuba igihugu cyaragiye kibitegura, urumva ko hari aho tuzagera bigashoboka. Ariko mu rwego rwo kuvuga ko umuziki ushobora kugutunga rwose, ariko unogejwe neza byo byaba akarusho ku rwego ushobora aho ni hahandi ushobora kuvuga ngo ntabwo dufite nk'abantu batatu gusa bashobora kuba bambuka igihugu. Ubwo ndavuga muri rwa rwego dushobora kuba tuvuga ngo mu Rwanda dufite umuhanzi w'u Rwanda wese yahaguruka nuka yagera mu kindi gihugu akabasha gutarama neza, ataramira abasanze mu rwego ruri mu rwego mpuzamahanga. Naho ngaho mvuga ko umuziki wacu waba mwiza kurushaho. Mange turagushimira. Murakoze, nanjye ndabashimiye IGIRE TV, mbashimiye nyine kuba mwarantekerejeho kumpamagara kugira ngo tuganire muri aka kanya. Ndabibashimiye, kandi kwigira nabyo ni irindi somo, simfe ko ari n'ibiganiro mwari munkeneyeho, ariko nanone uko kwigira ni n'ingingo zimwe mu by'igihugu gikeneye. Muko mweze mwigire kandi mbifurije umwaka utaha mwiza.